bwakeye dora akazuba keza k'iburasirazuba karaye karigenda none ntabwo ukeneye kashi ngo utangire business. Ntabwo ukeneye kashi ngo utangire business. Muri iyi video ndakwereka intambwe enye ukeneye kumenya ngo utangire business. Ndakwereka kandi ubuhanga butatu ukeneye kugira ngo business yawe watangiye nta mafaranga na rimwe ufite cyangwa se ufite make cyane ariko ukagera ku rundi rwego. Ese izi ntambwe urazifite? Izi ngamba urazizi? Ni izihe? Hey, what's up? Scratch the DJ here. Good morning! What are you talking about? Ndagusuje urakaza neza kuri uru rubuga Haba Inshuti aka Scratch the DJ, aho inshuti zihura zigasangira akabisi n'agahiye kugira ngo zitere imbere hamwe. Nizera 100% yuko ubuzima bwiza ubugira kubera inshuti nziza ufite mu buzima bwawe. Niba nawe utarabikora, ku muryango wanditseho subscribe kandi yanzogera, tuguhe karibu mu biganiro byacu bya buri gihe, tujye tuganira tunasangira ubumenyi bwiza bwatuma dutera imbere twese hamwe, tunasharinga, tunandika muri comment ibyiza biganisha aheza. Uyu munsi turaganira ku buryo watangira business yawe nta mafaranga utangije, nta mafaranga ufite, cyangwa se ufite amafaranga makeya. Story z'abarwiyemezamirimo bagiye bagera ku bintu byinshi bikomeye cyane ku isi, kandi company zabo zikaba zikiriho na n'ubu ngubu ni nyinshi. Babigenje bati? Hari intambwe enye ugomba gukora mu gutangira business yawe. Ufite inzozi yo gutangira business kandi urashaka kugera kuri. Izi ntambwe enye ni ngombwa kuzitaho. Icyambere uzishyire mu bikorwa, kuko uzagerageza business nyinshi, zimwe zizapfa izindi zikunde. Icyo nicyo kintu cyo gushyira muri mindset mu mutwe wawe, kuko gutangira business igatsinda ikagera aho wifuza bisaba ingufu nyinshi, ibitambo byinshi, igihe kinini, gushaka amakuru menshi, gutanga ayandi makuru menshi. Urumva ko bigusaba yuko ugomba kwitanga. Ntabwo ari gushyira amaboko mu mifuka ngo byose ubone byaje nonaha. Wibuke kandi ko hari amastori menshi cyane yigisha ubuzima abantu bagiye banyuramo kugira ngo bagere kuri business zikomeye. Hari abo nzi bagiye gushaka akazi ku ngufu k'ubuntu, bagakora amezi 6 badahembwa kugira ngo bamenye ubumenyi bw'iyo business nabo batangire iyo business. Uwo mugabo yatangiye ajya muri library, akagerayo batarafungura. Boss yaza gufungura akamara ati ngewe nje gukorera ubuntu, ndagukorera ku buntu. Niki ushaka ngo ukorera? Ngukoropere hariya, ngufashe gutunganya ibitabo, ngufashe iki? Byose akabimufashamo byose. Uwo mugabo yamaze amezi 6 agera ku kazi imbere ya boss kandi akorera ubuntu, akanataha nyuma y'abandi bose. Yafashije boss we gukuba amafaranga yinjira inshuro enye. Boss none atangira kumubaza se nguhemba iki? Atangira kumuhemba amafaranga make cyane. Ariko nanone kuko yakundaga gusoma ibitabo, yabwiraga boss nk'igitabo kimwe ngende ngisome, akagenda akagisoma, kikaba ari iki, akagisigarana, akakibika. Nyuma y'umwaka nawe yafunguye business ye yo kugurisha ibitabo. Yaramaze kugira ibitabo byinshi. Izo ni ingero zerekana yuko ushobora gutangira business nta mafaranga na make utangije, ahubwo ari ibitambo, ahubwo ari ubundi bumenyi, kwiga kubana n'abantu. Ndabivuga inyuma. Ushaka gutangira business nta mafaranga ufite, ariko ufite ibintu bibiri by'ingenzi mu gutangira business. Ibyo bintu bibiri ni ibihe? Icyambere, ufite igihe. Niba nta mafaranga ufite, ushobora kuba nta kazi ufite, ushobora kuba uri umunyeshuri, ushobora kuba uri gushakisha uburyo watera imbere. Icyo gihe ufite ugikoresha ute? Ugikoresha iki? Icyo nicyo kintu cyambere ufite. Ikintu cya kabiri ufite ni ubumenyi bw'ibyo ukora.
nimba udafite ubwo bumenyi ufite igihe cyo gushaka ubwo bumenyi. Dore intambwe enye wakora kugira ngo business yawe uyigeze hejuru witangiye hasi nta mafaranga ufite cyangwa se ufite amafaranga make cyane. Intambwe ya mbere yo gutangira business nta mafaranga ufite ni ugutangirana na service. Utangire ugurishe product cyangwa se service ushaka kuzacuruza muri business ushaka gukomeza utera imbere. Iyo niyo ntambwe ya mbere, ni ukumenya iyo service ni iyihe abakiriya bifuza maze uyibagezeho. Mu kuyibagezaho uzagenda ubona andi makuru y'ibintu bakeneye. Iyo niyo ntambwe ya mbere, gucuruza service. Intambwe ya kabiri, mu gihe umaze kumenya service ushaka gucuruza, ukamenya uko uzajya ubigenza, uko uzajya ubyitwaramo, ukayishyira ku murongo, iya kabiri aba ari gushaka umukiriya wa mbere. Umukiriya wa mbere azakubwira nimba yishimiye na service wamuhaye, ese yayishyuye yishimye, ese azagaruka gufata iyo service yawe. Aho ngaho niho uhita uvuga uti ya service irakenewe koko, shaka undi mukiriya. Uwo mukiriya umubwire akurangire abandi bakiriya, ushake abandi bakiriya, ukomeze waguka ushaka abakiriya. Intambwe ya gatatu ni ukumenya umuyoboro abakiriya bawe bakeneye yuko bagezaho amakuru. Ese abakiriya bawe wabageraho unyuze muhe muyoboro? Ese wakoresha Facebook, wakoresha televiziyo, wakoresha WhatsApp, wakoresha telefone, wakoresha imodoka, wakoresha iki kugira ngo ugere ku bakiriya bawe? Wibuke yuko mu ntambwe ya kabiri yo gushaka umukiriya wa mbere niho habamo ibitambo byinshi, niho habamo kwigomwa byinshi kugira ngo ugere ku bakiriya benshi, umenye icyo bifuza, umenye n'uburyo wabagezaho amakuru y'ibyo bakeneye. Kuko product yawe cyangwa se service yawe igiye gukemura ibibazo umukiriya afite. Urumva yuko intambwe ya kabiri ni intambwe y'ingenzi yo kumenya icyo umukiriya yifuza, impamvu akeneye iyo service, impamvu akeneye iyo product, ukabasha kuyimugezaho. Bityo biguha inzira yo kugera ku ntambwe ya gatatu, ariyo yo kumenya umuyoboro uzajya umuvugishirizamo, ni hehe uzajya umukominikamo. Noneho tujye ku ntambwe ya kane. Intambwe ya kane yo kugira ngo business yawe itere intambwe ijya imbere kurushaho, yikube inshuro nyinshi cyane, ni iyi ntambwe yo gutanga amatangazo muri wa muyoboro wabonye ku ntambwe ya gatatu kugira ngo ugere ku mukiriya. Ni ukuvuga yuko wishyura amafaranga yavuye muri abakiriya bakwishyuye, ukayishyura mu gukora advertisement, ukayishyura mu gukora publicity, ukayishyura mu gukora amatangazo kugira ngo service yawe igere ku bantu benshi. Service yawe cyangwa se product yawe igere ku bantu benshi, bamenye yuko ubafitiye igisubizo ku bibazo byabo. Aho ngaho niho hantu ama business menshi ahomba kubera yuko adashyira amafaranga muri publicity. Marketing ni ikintu cy'ingenzi cyane muri business, ni ikintu kigomba kugira umwanya muri budget yawe. Gutangira business nta mafaranga ufite bisaba iki? Bisaba ubumenyi, bigasaba n'igihe, bisaba ibintu bitatu bya mbere by'ingenzi. Icya mbere cyihutirwa ugomba kumenya kugurisha, ukamenya uko cycle y'ibyo ugurisha igenda, ukamenya uko witwara mu kugurisha, ukamenya inzira unyuramo ugurisha service yawe cyangwa se product zawe. Ubuhanga bwa kabiri ukeneye, ugomba kumenya kubana n'abantu, ukamenya kugira inshuti nziza, inshuti zigufasha mu gutekereza, inshuti zigufasha mu gutera imbere, inshuti zigufasha iyo wagize ibibazo, inshuti zihora zigutera courage, inshuti wereka icyerekezo cyawe zikagutungira urutoki kure aho utatekereje. Izo nshuti uzibona hehe? Ni ukumenya kubana nazo, kumenya gushaka inshuti mu byo ukora, ukabana neza. Dore yuko muri business bisaba uzinde kugira ngo ugere kuri iki kintu. Ese
uzi kuvugana n'abantu kugira ngo bamenye aho ugana, aho werekeza, icyerekezo cyawe. Akaba ari bwo buhanga bwa gatatu, kugira icyerekezo gikomeye cy'ubuzima bwawe, cya business yawe, ubasha kubwira abantu, ubasha kwereka mu bakiriya bawe yuko hari ahantu uri kugana. Umukiriya azagura product zawe cyangwa service yawe kuko abona yuko yizeye icyerekezo uri kuganamo, kuko abona yuko uzi kubana n'abantu. Nimba uzi kubana n'abantu, uzamenya kubana n'abakiriya bawe. Izo nizo mpano eshatu, cyangwa se ubwo nibwo buhanga butatu ukeneye mu gutangira business yawe. Ntabwo ari amafaranga, kuko abantu uzi bazagufasha kumenya n'abandi benshi, kuko abantu uzi uzamenya ibyo bakeneye ubibagurisheho, kuko abantu uzi uzamenya ibyo bakeneye umenye n'uburyo bwo kubibagurishaho. Urumva yuko gutangira business bitagusaba amafaranga, bigusaba ubundi buhanga. Ubwo buhanga shakisha uko wabumenya, wabwiga kuri mudasobwa, wabwiga mu bitabo, washaka umukoci, washaka umuntu ubirimo akabikwigisha ukuntu bagurisha, ukuntu ubana n'abandi bantu, ukuntu utanga customer care, kuko customer care iva mu kumenya kubana n'abantu, kumenya kwita ku bantu. Reka ndangize ino video, nimba wayikunze yirayikinge, utereho igikumwe, unayisangize inshuti zawe nazo zimenye ubu bumenyi, zitangire zikore business, zitangire zikore ibyashara. Icya gatatu, ndakwemvita kureba andi ma video nagiye nkora, ndakwereka iya Ricardo Kanyama hano hejuru, ukuntu yabigenje agatangira business nta mafaranga afite, ukuntu yitanze akajya arara we n'umugore we mu iduka ryabo kugira ngo business yabo itere imbere.